ko bisohora. Tugukomeye amashyi tukwakira muri we mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Tuzamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Shimye Imana kubw'uyu munsi. Imana yemeye ko ari nge uri bubaganiriza ijambo ry'Imana. Shimye Imana kubw'umushumba mukuru, niwe uba wadutoranije kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Mumukomera amashyi. Kandi shimye Imana kubw'abarevera, abapasiteri nabo dukorana umurimo, baba badusengeye batwaturaho amavuta n'imbaraga, kandi twizeye ko Imana ibikora. Haleluya. Dushimiye kubw'abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, ab'inginzi, abandi bose musengera umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi dushimye Imana kubwanyu, kuko ntago twabwiriza mudahari, ariko kuko mwaje no kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza. Nimwikomera amashyi. Haleluya, haleluya. Ntabonaniwe no kwikomera amashyi se nawe ra? Zamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Abaririmbyi batugejejeho indirimbo nziza. Ntago twava kuri Yesu, niwe ufite amagambo y'ubugingo. Reka rero twihuse dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 14. Nasabaga n'ubundi Pastor Sumuta afate Bibiliya dusangira umugisha w'Imana. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21, duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 14. Kadusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 21, umurongo wa mbere tugeze ku wa 14. Yego, 21 na 11. Kadusome. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana rye. Simoni Petero na Toma witwaga Didumo na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura ruri mu ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Amen. Amen. Manuka hepfo. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza turinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza, yenda umutsima, arawubaha, n'ifi nazo zigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Nuko bamaze kurya. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Amen.
amen. Reka twongere dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3 gusa. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3, dusome mu izina rya Yesu. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Amen. Mu Baheburayo 8:13. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 8:13. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Dusubiremo. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Amen. Amen. Hari ibyo Imana ikoze. Yesu, ijambo ry'Imana, teme Imana yampaye kugira ngo tuganireho, haravuga ngo Yesu yongere atwiyereke, atuyobore aho umugisha nyakuri uri. Yesu yongere atwiyereke, atuyobore aho umugisha nyakuri uri. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu yongere akwiyereke. Haleluya. Tuvuze amagambo y'Imana atandukanye, ariko reka tuvuge kuri iri jambo cyane. Ahangaha twumvise ijambo ry'Imana, Yesu aza kwiyereka abigishwa. Ngo bari abigishwa, twavuze harimo Petero, harimo Natanayeli, harimo n'abandi, bari 7. Abiyereka byagenze gute? Yabiyeretse ngo ubwo ari ubwa 3, ariko ubwa mbere yiyereka abigishwa, yabiyeretse ngo bari mu majune, babuze uko babigenza, bikingiranye. Ubwo Yesu yari amaze gupfa, baravuga bati wa muntu twagendanye ibye byarangiye, tuzabaho dute? Tuzasubira muri karitsiye dute? Bizatugendekera gute? Kuwo Yesu yagiye tuzabaho dute? Ngira ngo bari hamwe bibukiranye, baravuga bati ukuntu yatwikuriye hahandi twirobera, incundura zacu bazisigiye ababyeyi babo, turamukurikira, none reba ibintu adukoreye, agiye mu ijuru kandi ntago tuzi ibizakurikira. Kuko bari bibagiwe ko Yesu yababwiye ko azajya mu ijuru, ariko azabana nabo, akabohereza Mwuka Wera. Barangije baba mu bwihebe, barikingirana, baravuga bati dukozwe n'isoni, ubizagenda gute? Hari igihe Yesu aba yaraguhamagaye, wagira ibyago ukabona uhuye n'ikibazo, ukavuga uti Yesu nahamije, nzasohoka gute? Nzamuvuga gute muhuye n'iki kibazo? Ariko reka nkubwire, uyu munsi Yesu yongera kwiyereke bundi bushya, aho waruri, aho warukingiraniwe, aho warubuze uko ubigenza, Yesu yongera kwiyereke. Zamura Imana icyubahiro. Barikingirana, babuze uko babigenza, ntibazi suite, ntibazi icyo Yesu ari bukore. Haleluya. Nawe ntago uzi icyo Yesu ari bukore, urabona byagucanze, urabona utazabisobanura, urabona nta kintu uzakora, ariko Yesu azi icyo ari bukore. Bakingiranye ubwa mbere, ngo yaraje asanga ngo bakingiraniwe ahantu, ngo barabazaga ati tuzahinguka imbere y'abafarisayo gute kweri? Ubu se abantu twarobanaga bizagenda gute? Ngo Yesu kuko atuzi, arangije bagiye kubona bubona bahingutseho. Ubwa mbere yari banje kubonekera Mariya Magadalena, ajya kubibabwira, ariko ntibyabakura mu bwigunge, ntibyabakura mu bwo. Yesu ngo abatungutseho, ngo arababwira ngo amahoro abe murimo. Batazi aho aturutse, batazi uko bigenze, ngo bamubonye baranezerwa, ariko ntibagize igihe cyo kumukoraho kuko yari atarajya mu ijuru. Ariko abagira gute? Abasigira amahoro. Ndashima Imana ko iyo twabuze uko tubigenza, niyo twaba turi mu bibazo, Yesu aduha amahoro. Komera Imana amashyi menshi.
arababwira ati amahoro abe murimo. Ariko icyo gihe habonekera umuntu witwa Toma ntiyari ahari. Toma uwo nyine witwa Dodumo ntago yari ahari. Ngo noneho baranezerwa. Ubwo rero reka mbabwire, hari igihe umuntu ajya atabanyika akaza agasanga ibintu byabaye. Vuga ngo ibintu byabaye. Ntago yari yaguye Toma. Ashobora kuba yari yasabye uruhushya nko muri korari akavuga ati mbaye ngiye dore mfite akazi kenshi. Akavuga ati mbaye nyarutseho gatoya. Ntunyaruke, ndakwingize ngo muri iri teraniro ntujye kure, ugume hano, hari icyo Imana yagambiriye muri iri teraniro. Haleluya, haleluya. Uwiteka agiye kukugarukaho. Toma yari yanyarutse. Abandi baraho, wenda agiye kubaza situasiyo hanze, ese tuzabana na bariya bantu gute ko twibaniraga na Yesu, bizagenda gute? Icyo gihe Toma yanyarutse rero, baramubwira bati umwami Yesu yaje. Aravuga ati murabeshya, hariho abantu batajya bapfa kwemera, urumva? Ariko reka nkubwire, ujye ubyihorera, ujye uvuga ubutumwa, Yesu azabemeza. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Ntabwo bajya babyemera. Aravuga ati ngewe ntabyo nemeye. Ati kereka nimwibonera nkakora hahandi bamujombye, nkakora mu rubavu, kereka nimwibonera. Ariko reka nkubwire, Yesu waje gutanga amahoro muri ba bandi. Yesu yaje aho ngaho aje gukiza impaka. Zamura Imana icyubahiro. Ndagira nkubwire ko muri iri teraniro hari impaka zari ziriho, ariko Yesu aze kuzikiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwo rega bagiye impaka kuko atari ahari nyine, ntago yari ahari. Vuga ngo ntiyari ahari. N'ubu ngubu ibintu Imana iri bukorera aha nta muntu uri bahari. Bizasobanurirwa kuri tele. Vuga ngo bizasobanurirwa kuri tele. Kandi naje numva afite imbaraga z'Imana zo kukubwira ko hari Imana ije guhindura ibintu, kukubwira ko hari Imana ije kugusura, kuko nkubwira ko hari Imana ije kugira icyo ukora ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko Yesu ni mwiza. Niyo tumushidikanyijeho araza. Vuga ngo Yesu ni mwiza. Arangije aravuga atoya, sinshaka gusiga impaka muri bariya bantu, reka nongere ngaruke. Yesu arongera aragaruka. Ubwo bubaye bwa kangahe? Arangije yereka Toma rero akiza impaka zose n'urujijo. Vuga ngo Yesu aje gukiza impaka n'urujijo. Zamura Imana icyubahiro. Akiza impaka zose n'urujijo. Aravuga ati rero noneho Toma ngwino egera hano, ngwino nkoreho. Arangije arabyemera, nuko barabiyeretse. Ariko yarongera arababwira ati mbahaye amahoro. Vuga ngo akira amahoro. Ariko akira amahoro muri iyi si ruhije, akira amahoro muri izi ngorane uriho ubona, akira amahoro muri iyi situasiyo ufite, akira amahoro muri iyi krizi iriho, akira amahoro. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Naje kubabwira ijambo ry'ihumure, naje kubabwira ubutumwa bwiza ko Yesu aje gutanga amahoro mu mitima yanyu. Komera Imana amashyi. Haleluya. Arongera arababwira ngo amahoro. Ariko aravuga ati aba bantu nimbasigera amahoro gusa nta mwuka wera bizongera byange. Arongera arababwira ati rero nubwo mbasigiye amahoro nzabohereza mwuka wera, niwe uzabafasha. Ariko kuko umwuka wera yarataraza nyine bisigara mu nzandiko, nkuko nawe hari isezerano ry'umwuka wera ariko akaba ataraza. Haleluya. Atariko mbasigiye umwuka wera. Arangije ngo arongera arabasezera. Toma aravuga ati rwose ndemeye. Reka nkubwire, hari abantu bahakanaga Imana iri muri wowe, hari abantu bahakana ibyo Yesu yakoze muri wowe, ariko ubu bagiye kwemera kubw'izina rya Yesu. Haleluya. Ubwo ntiyemeye, umuntu ni umuntu badi, ntiyemeye n'abandi ntibemeye, Yesu ntabasuye. Ubwa gatatu Yesu araza. Ariko azase byagenze bite? Baricaye. Ubwo nta gusenga, bagiye mu maganya. Ujye wirinda igiterane cy'amaganya. Baravuga batari kose ko yaje kukigendera, yatubujije no kumukoraho, ubu koko tuzabigira gute?
umuntu witwa Petero arabireba, kandi ngo yari mukuru, arabireba aravuga ati tuzarya iki, tuzabaho dute? Nkuko nawe ujya wibaza uti tuzabaho dute kweri? Ariko aravuga ati rero reka mbabwire, reka tujye kuroba. Wa muntu wababonekeye ntibigeze bongera bavuga ati basi ubu koko yahagarutse akatugira inama y'ikintu cyo gukora. Hari igihe uhura n'amajune, ugahura n'ibibazo, ariko ntiwibuke yuko hari icyo wabaza Imana cyo gukora. Ashwida aravuga ati ibyo nzi icyo ngewe ndi umuntu w'umufifi, seriously ngenzi kuroba cyane, naho yaba yagiye ngenzi kuroba. Angije arabareba arabwira ati rero ngiye kuroba. Rero abakozi b'Imana nabo burya si Imana. Hari igihe bajya bacogora, vuga ngo baracogora, kandi nimukabacireho iteka. Haleluya. Umukozi w'Imana Petero aracogora, ari we Yesu yiyiziye ku nyanja, aramubwira ati wowe nkurikira. Arongera aramubwira ati we nzakugira umurobyi w'abantu. Urumva? Ariko hari igihe Imana ivuga amagambo ariko byagera mu bifatika ntibigaragare, ariko Imana iriho ibitunganya. Komera Imana amashyi. Arangije kuri ya nyanja ya yindi yamubwiye ati nkurikira. Urabizi ko yamukurikiye n'umuvandimwe baramukurikira. Arongera ajya kuri bene Zebedayo nabo arababwira ati munkurikire. Bo nabo bari bahuye n'ikibazo ngo icundura zabo bari bariho bakamura icundura, bashobora kuba ntacyo bari babonye, barangije bakurikira Yesu. Ariko bose bahuye n'akaga ko kubura Yesu, baravuga bati natwe turagiye. Hari igihe ubuzima bwakujyanye ahantu ugenda utiyoboye, ariko ndiho ndakubwira ngo nubwo byabaye, Yesu nk'umunyembabazi aje kukugarukaho akwiyereke bundi bushya mu izina rya Yesu. Hari igihe Imana yagiye twiyereka, nawe urabyibuka ukuntu Imana yakwiyeretse igihe wari uri kwa muganga, Imana ikakwiyereka ukabona uhavuye. Zamura Imana icyubahiro. Hari igihe Imana yakwiyeretse ubona umwaye, ubona ukozwe n'isoni muri karitsiye, ubona ibyawe burangiye, ubuzima bwawe burangiye, Imana irakwiyereka. Uw'Imana yiyeretse mu gihe kimwe cyangwa ikindi, nazamura Imana icyubahiro. Komera Imana. Hari igihe Imana yakwiyeretse urupfu rwagusumiriye. Hari igihe Imana yakwiyeretse ugiye kujya muri gereza, Imana irakwiyereka. Zamura Imana. Hari igihe twahuye n'Imana. Reka nkubwire, wicogora muri uru rugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo wicogora muri uru rugendo, iyakwiyeretse cya gihe niyo y'Imana. Yesu Kristo ko yari kera n'uyu munsi niko ari, kandi ko azahoraho iteka ryose. Mukomera amashyi menshi. Hari igihe bwira mugenzi wawe ariko nta gihe Imana kwiyeretse kweri, cyagiye mu bitaro, cyagiye ugiye kubyara, cyagiye ideni ryagusubirije, nta gihe Imana yakwiyeretse urupfu rwagusa. Zamura Imana icyubahiro. Twabonye Imana we. Reka nkubwire, ntihagire ikintu kigutera ubwoba. Hari igihe twabonye Imana, kandi iyo Mana ntiyaturetse, kandi iyo Mana iracyafite imbaraga, kandi iyo Mana ntiyapfuye, iyo Mana iriho. Haleluya. Twabonye Imana we. Imana aratwiyeretse. Niritari iri ryarakeye gute se? Haleluya. Nuko ariko urugendo rujya rucogoza umuntu. Ndagira ngo nkubwire ngo ucogoye muri riteraniro, hari Imana ije kongera kugufata ukuboko ikakwiyereka. Komera Imana amashyi.
abisirayeli bigeze gucogora mu rugendo nshuti nsomera kubara ni ahantu hamwe gusa 21 ibice 4 nawe ujya ucogora nshuti hari igihe wigeze no gucogora ariko nakuzaniye inkuru y'ihumure yuko Yesu agiye kwirengagiza ibyo urimo akakugarukaho mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Numva nuzuye ibintu by'Imana, numva nuzuye ibintu bigiye guhindura ubuzima bwawe kuko Yesu yakunumyeho. Sarabokita somera aho hantu kubara 21 4 atazerebo hari Imana ije kongera kugarukaho. Dusome mu izina rya Yesu kubara ibice byaho 21 umurongo wa 4. Ibice byaho 21 umurongo wa 4 dusome mu izina rya Yesu. Bahaguruka ku musozi Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Amen. Ngo bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. N'Abisirayeli byababayeho bakubise hirya bakubita hino bitotombera Imana baracogora cyane barangije batangira kwitotombera Imana. Rero urugendo ba Petero nabo bari barimo bari bamaze gucogora barangije bajya kwirwariza ngo kwirwariza. Ubu hano hari abantu bacogoye kuko bategereje amasezerano babona ntarasohora bararambirwa barangije bajya kwirwariza. Ariko ndagira ngo nkubwire nawe wirwaniriye, ndagira ngo nkubwire nawe biriya wagiye mutabajije Imana ukabihomberamo, Imana ikugarutseho ije kukubwira ngo abari yuhanga amaso ni kugarutseho kandi kugarurire ibyawe. Komera Imana amashyi menshi. Ayo mashyi y'Imana toreza. Petero arabarabagumuye we arabwiye ati rero twigire kwirobera ibi bintu bya Yesu ntabwo tuzi ibyari byo. Hari igihe uhura n'ibibazo kandi ufite Yesu yaraguhamagaye ukavuga ati ariko se ko mutegereje imyaka 2 nkamutegereje 3 nkaba nzengurutse nk'uko bareba Isiraheli bagenze rwose njye ngiye kubivamo nisubirire hariya dore nariroberaga. Reka nkubwire uyu mugabo iyo umwisunze ukongera ukamuvaho, iyo usubiyeyo biba bibi kurushaho. Vuga ngo biba bibi kurushaho kuko ubugiye utayobowe nawe. Noneho rero umuntu witwa Petero ajyana experience, agenda nk'umuntu nyine uzi ibintu byo kuroba kandi uzi n'isaha yo kugira gute. Vuga ngo ibintu byo kuroba yarabizi, azi n'isaha yo kuroba we. Aragenda ajya kuzana ibintu byo kurobesha. Ariko reka nkubwire wagiye kuroba utabajije Yesu none warahombye. Ibintu byabaye amazi byarapfuye birapfapfana. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere uhanga amaso Yesu araza kukwereka uburyo bwo kuroba. Haleluya. Arangije arabwira ati rero muze tugende. Yesu nababwiye ko nzi kuroba. Reka nkubwesha ibi bintu byo muri iyi si ntibisaba ubuhanga, nta nubwo bisaba kuba ufite experience, bisaba kuba Yesu yabyemeye. Vuga ngo bisaba kuba Yesu yabyemeye. Baragiye barangije ngo bakesha ijoro ryose nta kintu bafashe. Abarobyi ni baroba mu ijoro ngo ariko Yesu aza mu museke azi isaha yo kuroba yarangiye. Reka nkubwire ubu Yesu agiye kuza uvuga ngo imyaka ngo yo gutera imbere yarangiye, azahita akora ibirenze ibya mbere. Haleluya haleluya. Yaje isaha yarenze we. Vuga ngo yarenze. Ubu hari abantu barambiranye hano
babwira ngo bararambiranye, ngo ibintu ngo imyaka yarakurenganye. Reka nkubwire, nta myaka yakurenganye. Iyo Yesu aje kubikora ntawe umenya n'imyaka ufite. Komera Imana, ntawe uzabimenya. Umunsi bagushyizeho make-up ntawe uzabimenya we. Haleluya. Komera Imana amashyi, ntawe uzabimenya di. Ntawe uzabimenya aho waciye. Uraho hari uwabimenya se? Zamura Imana icyubahiro. Komera Imana amashyi. Reka nkubwire, ntawe uzabimenya. Noneho barangije bajyana inararibonye. Vuga ngo inararibonye. Reka nkubwire, muri iyi minsi ntabwo inararibonye ari igiye gukora. Ikigiye gukora ni umuntu wamenyanye n'Imana, ni umuntu wagishije inama Imana. Ibi nibyo bigiye gukora. Ibi nibyo bigiye gukora. Ubu nibyo bigiye kukwinjiza hahandi utari kwinjira. Ni ukuba waramenyanye n'Imana, ni ukuba warahaye Imana proje yawe. Ufata proje yawe ukavuga uti iyi proje Mana tujyane, ukumva uyifashe ukuboko uti ngiye imbere y'uriya muntu. Iyo ugiyeyo Imana ntijye yemera gutsindwa, ngo icyubahiro cyawe ntizagihune. Ibyawe nubiha Imana bizaresisa. Komera Imana amashyi menshi. Ariko Petero yajyanye inararibonye we. Reka nkubwire, ntiwizi ntihari abantu warushaga ubwenge? Ntibabirimo se? ntibameze neza? Ariko Yesu aragukeneye, akeneye umutima wawe kugira ngo wowe umwereke ibyawe, akujya imbere. Ntuzajyana ubwenge, ntuzajyana ikimenyane, ntuzajyana ubwiza uvuga uti byose mbisize hari. Njyewe njyanye nawe Kristo, undengere undwanirire. Ntabwo azakureka. Ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka. Komera Imana amashyi. Tugiye kuvuga rero ku neza ya Yesu. Abagabo yasuye inshuro ebyiri, kandi mu gihe gitoya. Ubu bantu tujya twibagirwa aho twahuriye na Yesu. Bigiriye kwirobera, bagiye batamubajije. Nta nubwo yigeze avuga ati Yesu ngwino wongere udusure basi tukubwire ingorane dufite. Bariya abantu tuzabahinguka imbere gute? Ariko wowe kuki ukora ibintu utabajije Imana kweri? Kandi ufite Imana, kandi yaraguhamagaye ikagukura hahandi nk'uko ba Petero yari yabakuyeyo. Arangije Yesu arabareba. Vuga ngo Yesu ajya amenya uko tumeze. Yesu arabareba, ariko azana imbabazi nyinshi. Azana imbabazi nyinshi. Arabwira ati bana banjye, bana banjye, ese hari icyo mwafashe? Ariko Yesu nawe hari igihe ajya asa nk'umuntu wijijisha, kandi nyine ubwo nyine yarabizi ko ntacyo babuze ikintu, ariko bagira ngo bive muri bo. Hari igihe Yesu aba ashaka ko ari wowe bimwibwirira, akakureka ukirwanirira, akakureka ukajya muri turiya, akakureka ukajya kwesikoroka, wajya kubwira umuntu unamusaba amafaranga unamubeshya ntayaguhe, akakureka ugaca hirya no hino. Ariko akavuga ati kuva gifite turiya tuntu reka mureke bimere gutya, ariko nandangamira hari icyo nzakora. Komera Imana amashyi. Noneho bamaze gucogora kabisa, Yesu araza. Vuga ngo Yesu araza. Vuga ngo Yesu araza sha. Hari igihe Yesu yagiye aza we ducogoye bigoye, tukabona Yesu. Ngo Yesu araza arabwira ati bana banjye, hari icyo mwafashe? Iriya ni relation, ni ububyeyi. Vuga ngo Yesu ni umubyeyi. Baramubwira bati wapi? Titwajesheje ijoro ryose nta kintu twafashe. Burya umuntu ajya kukwiyereka yarakwihishe Samuel, yarari ahantu utamubonaga, wajya kubona ukabona uramubonye. Vuga ngo ubone Yesu nawe uyu munsi. Noneho ngo arangije araza arabwira ati rero niba nta kintu mwabonye, munagura urushundura iburyo. Ngo banagura urushundura aho yaberetse.
nibura nubwo bari baratorotse bari badizatinze, ariko Yesu ahageze baramwumviye. Vuga ngo rero nubwo wari waradizatinze ukaba ugarutse, niwumvira Yesu bizagenda neza. Komera Imana amashyi. Hari abantu bari bagiye kubivamo, hari n'ababivuyemo, hari n'abiyiziye bakavuga bati uyu munsi ni ku cyumweru nanone nakamemu nta kuntu najya gusenga, ariko nyine warigwiriye, mbese warigendeye, waragiye kuroba. Urumva? Ariko uyu munsi turasenga, umutima wawe uragaruka kandi uraza kuroba ifi nyinshi kandi nini. Komera Imana amashyi meza. Ngo barangije, ariko iyi nkuru ni nziza we. Haleluya. Ngo barangije Yesu ngo arababwira ati noneho nimujugunye iburyo muraroba. Baroba ku isaha itarigenwe, kandi barangije ngo baroba ifi nini, nta mafi mato yari arimo. Sinzi ubwo buriya nyine nta ndagara zari zirimo, wenda nkeka ko harimo bya barene kuko harimo ibintu binini, cyangwa harimo n'indagara ziruta izindi, ariko havuyemo ifi nini 153. Ngo bararoba, ngo arababwira ngo bakuru urushundura, ngo zari nini, zari nyinshi, ngo ariko urushundura ntirwasaduka cyangwa ntirwangirika. Ngo barangije Petero abonye icyo gitangaza, ngo yahise yikira mu bwato, kuko ngo yari yambaye ubusa. Kwambara ubusa ni ukuvuga ngo imirimo y'Imana yari yavuye muri we, umuhamagaro yari yawutaye. Abonye Yesu abona yambaye ubusa. Ndagira ngo nawe wavuye mu muhamagaro ukajya kwirwanirira, wongera ugaruke. Yesu ari waraguhamagara. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Garura umutima wawe. None se ko wigendeye wabonye byarafashe iki? Ntacyo byafashe. Wowe garuka tu. Haleluya. Kuko Yesu niho ari kuguhamagara. Ngo arangije, ariko yaragarutse, ngo babandi basanganira Yesu. Ikintu cyabaye, ngo urushundura ntirwamenetse cyangwa ntirwangiritse. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu nakugarukaho, ibintu ari guguhe nubwo byaba biremereye ntibizatuma ugwa, ntibizatuma uva mu byizerwa. Urushundura ntiruzameneke. Ujyana ibyo package, ariko urushundura ntiruzameneke forever mu izina rya Yesu. Ibihe nibihe, vuga ngo ibihe nibihe, ubwira Imana uti ibyo uri bume ntibizasubira inyuma, ariko nanjye sinzakuveho. Ko numva mucecetse, nimuzave ku Mana nikugirira neza, ariko mujye mu inyangamugayo. Ariko koko Imana ikugirira neza niko ye, urangiza ujye uvuga ngo wabuze umwanya wo kuza gusengara, wabonye imodoka Imana akugirira neza. Ibyo ni ibiki? Imana ikugirira neza, iguha umugabo, uvuga ngo ntabwo uri bumusiga utamukore petit déjeuner, wagiye irara uyitetse cyangwa ukareba uko uzajya ubigenza. Ngo rero ngo kubera petit déjeuner na siporo ngo ntabwo nyiza gusenga, kandi waraje hano Imana itarakugarukaho. Mureke natwe tubinyangamugayo, ibintu twemeye tujye tubikora. Kubera iki? Ngo icyo wemeye naho cyakugirira nabi ngo uragikora. Wowe wasezeranye uravuga ngo uzakorera Uwiteka, ndetse rwose pe none warabyanze. None se uko gutsindwa kuva he? Wenda waracogoye kubera urugendo, ariko ndongeye nkubwire ngo Imana nikurobesha ziriya fi, ntuzagende ngo wiherere. Uziko Yesu yababwiye ati nimuzizane. Sinzi aho yazishyize kuko bakomeje mu kazi. Nta umenya niba barazicuruje, ariko zaje imbere ya Yesu kandi yazirobesheje. Maze Yesu aguha uburyo bwo kuroba, nurangiza wange no gukora umurimo w'Imana ra, ariko iri ni ishyano koko. Vuga ngo reka dukorere Imana di. Komera Imana amashirata he. Haleluya. Ibintu Imana izaduha bizaba ibyo kwihesha icyubahiro. Talaze kire bole fayasika. Tokide haifa. Kubera iki? Tuza tuje gusaba ariko yaduha tukabura umwanya. Wayi.
ntugatsindwe utyo. Umuntu yamugabiraga inka ukavuga uturiya n'umunywanyi wanjye yamaye inka ntago nzamuhemukira, ariko Imana iguha ubuzima, ikaguha akazi, ikaguha abana, ariko wowe warangiza ukayiburira umwanya. Why? Bigenze biti? Iyo nayo message uyitahana. Uzahora uri inyangamugayo, uzakunda Imana kuko niyo yakwiyeretse cyagiye kandi nije kukwiyereka. Komera Imana amashyi menshi. Rero bacogoye muri urwo rugendo, ariko Yesu abagarukaho nk'umunyembabazi. Ni uje kutugarukaho uyu munsi. Abwira ati mwakesheje bana banjye. Ngo barangije arabwira ati rero banaze urushundura iburyo, ngo Yesu abona byaje amafaraza 153. Ngo ariko reka nkubwire, ayo mafi barobye Yesu yaberetse ko naho batari kuroba, Yesu ashobora no kubaha batarobye, kandi akabaha ifi zitetse zokeje, akabaha n'imigati. Reka nkubwire, hari ibintu Yesu ajya akora bikaducanga. Bari bafite inzara, bakesheje ijoro, ariko Yesu umunyembabazi arangije abokereza ifi n'umutsima ngo bararya. Komera Imana amashyi. Ndagira ngo Uwiteka Imana waje imbere urushye uremerewe, ntibive mu byo ugiye kuroba, n'igihe utari wabona ibyo uroba, ubona ibintu bifatika. Uwiteka kugaburira umutsima, Uwiteka kugaburira ifi, Uwiteka ayikokereze. Vuga ngo ayikokereze sha. Komera Imana yari yayibokereje. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka jya uyizera. Abakazi banze kumfasha kubera ijwi ryanjye. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Komera Imana amashyi. Nubwo ryatinda ntabwo rizahera, wicogozwa n'urugendo. Haleluya. Yigeze kubona Imana, hari ukuntu Imana ijya kwiyereka. Ariko ndifuza muri iri teraniro mu kanya tugiye gusenga, ndifuza ngo nawe Imana ikwiyereke. Nigeze kugira urubanza, ndifuza ko Imana yakwiyereka. Ndifuza ko Imana yakwiyereka musore, ndifuza ko Imana yakwiyereka mama, ndifuza ko Imana yakwiyereka muri uko gushoberwa. Komera Imana amashyi. Imana irakiyereka abantu. Umuntu yaraje aratubwira ati iriya sambusi yanyu yari y'ababyeyi, bari barayiguze nawe kandi ababyeyi barapfa. Ati si yanyu rwose,
ndavuga se ko ibipapuro by'ubutaka ntabyo mfite, ko navutse nzi ko ari iwacu ndabigirana. Imana igikwiyereka we, vuga ngo Imana igarukeho sha. Ariko nyine biva urayisenga ukavuga uti nyiyereka abana nanjye. Ikibazo nuko tujya mu bintu tutayibajije. Ibipapuro ntabyo mfite, bayiguze mbere ya jenoside. Urumva ndavuga se barayitwara rero. Noneho kuko yandushaga uburyo akagenda ajya gushaka abagabo b'ibigoryi nyine kugira ngo bazabivuge ko ari iye. Kandi twarayihingaga rwose. Ndangije ndavuga nti sinjya kubwira umuvunyi nta gipapuro mfite. Sinjya kubwira umuntu uwo ari we wese. Njya kubwira Imana. Vuga ngo jya kubwira Imana ariko. Jya kubwira Imana rero ubu ntago mbeshya. N'abantu barabizi ariko ntabizi biti mfite. Reka nkubwire ibintu bisaba ibimenyetso. Vuga ngo Imana ikwiyereke muri ibyo bikugoye. Haleluya. Ndavuga ariko siko nta bimenyetso mfite. Ndasenga ndavuga nti jewe nzagenda mvuge ko cyo nzi cyo ari yacu. Nubwo Imana izamenya uko izabigenza. Nziyana n'abagabo bake ariko nyine kuko icyo gihe nyine ntago nayo ifite abantu benshi. Noneho icyo gihe hari igihe cy'ibi bintu bya gacaca. Tugiye twahereye mu bunzi. Noneho tugiye mu bunzi ndicara. Ndavuga Mana mwe umbabarire umfashe ariko ubwo nayo maze iminsi isenga. Reka nkubwire ibintu byakunaniwe Imana. Reka kujya kwirwariza. Ntago nari kwandikira umuyobozi perezida wa Repubulika ngo mubwire ngo narenganye se mfite ibizibiti nabyo. Ndangije ndasenga. Uzi ikintu Imana nabonye Imana. Nagiye kubona mbona umuntu bamuzanye ni umuntu wakoze jenoside. Araza abaravuga ati hariya hari urubanza harabanzuru. Arangije uwo muntu yarafungiririmo. Arangije aravuga ati ariko ngewe papa niwe wahingaga mu isambu y'abari abana. Twahakoreraga na animasiyo. Iriya sambu yari ya papa w'abari abana. Ngewe ndabizi neza hari kana hari n'abakozi bahahingaga ngewe ndabazi. Nuko ndi muri gereza ariko ndabihamya. Uzi ko uwo muntu ari we wampagarariye mu rukiko, muri urwo rukiko bakagenda bagacukumbura bagasanga iyo samba ari iwacu nkayisubira. Reka nkubwire reka kwirwanirira. Bihe Yesu gusa. Kandi wimuvaho witabanyika. Abantu baratabanyitse. Komera Imana amashyi witabanyika. Bene yagumya nyine byagiye birangira nyine ari yacu nurumva. Imana ikwiyereke. Imana yigeze kukwiyereka nawe. Rero wigira ubwoba, wicike intege. Imana hari impamvu. Hari impamvu yongeye gutuma icyo kiza ni ukugira ngo uyizere. Kugira ngo uzamure kwizera. Wongere wumve ko Imana n'ubu yakugarukaho. Kandi nikugarukaho irazi ikora ibintu by'imbaraga. Gikomera amashyi menshi. Nawe hari ahantu nanone ndabaha urugero rwa nyuma dusenge. Nigeze kujya hariya i Kanombe. Nari ndwaje umuntu nkasenga nyine abarokore tujya turangwa no gusenga sibyo. Nkasenga bigezaho umuntu w'i Kanombe. Umuganga arambwira ati hariya hari umuntu urizore ufite kanseri abantu bavuyeho. Ati waza nibura ukamusengera ukamwatuza ukanamubwira n'ijambo ry'ihumure. Aramfasha ndambara ndagenda njya kumureba. Yesu akwiyereke. Njya kumureba turaganira ambwira ibibazo bye ndamusengera ngira nuko mbigenza. Ndangije ndasohoka ngumya kwirwariza umuntu wanjye. Ngarutse hashize iminsi mike hari umwana umwe usengera hano wampamagaye ahantu yararwariye. Arampamagara abonye mpita nawe ndagenda ndamusengera. Nje kubona mbona wa muntu wari uri muri ya chambre bamwimuye yari muri izo ruma bamuzana hafi aho ngaho. Arampamagara. Yesu akwiyereke. Arampamagara arambwira ngo
ngo ngwino ngo ninjye wasengeye ngo urabona ko aho narindi nahemutse naje ahari abantu Imana ihabwa icyubahiro ndongera nshima Imana nsohotse gatoya ndeba umuntu wanjye sohotse ngiye gusohoka arambwira ati ariko uzajya usura ndamubwira rero ndi pasiteri zajya ngusura Imana nishoboza hano i Kanombe nkunda kuba ku rusengero ariko Yesu azagusura mubwiye reka nkubwire hari igihe uvuga ibintu bitagaragara bitari palpable bidafatika ariko Yesu akabibyazamo ibifatika reka nkubwire ngo ibintu Yesu yakubwiye ukabona bidafatika aje kubibyazamo ibifatika mu izina rya Yesu arangije ndasohoka ubwo nyine namubwiye ibyo ngeze hanze mpura n'umuntu arambwira ati wiriwe nimwiriwe rwose byanarangiye filime yarangiye ati hano nabona umuntu nzajya nsura nkamugemurira nkamuha buri kimwe cyose watawe n'abantu sinabyibuka namubwira nti washatse babandi bakora isuku wenda nibo baza abantu bababaye hashize akanya agatima karagaruka nibuka wa muntu nabwiye ngo Yesu azagira gute ndavuga ni nibyo Imana igumugisha we ngwino nkwereke ndagenda namwereka ni rero nizina nakubwiye ko Yesu azagusura ni ngaho rero uyu niwe Yesu atumye azagusura azakurwaza azaguha buri kimwe cyose yarazanye n'ingemu reka twizere Yesu nibyo tudashoboye azabikora haleluya zamuri Imana icyubahiro rero ndifuza kuwiteka kwiyereka mu buryo utamutekerezaga Yesu yigeze kwiyereka abigishwa be azagendera hejuru y'amazi reka nkubwire haleluya Yesu aze mu buryo budasanzwe ariko kwiyereke icyo ntagukorera icyo satagukorera icyo umwana w'umuntu atagukorera Yesu akoresha ubundi buryo kugeraho mu izina rya Yesu dore zaraborefa akoresha ubundi buryo Yesu yongera kwiyereke umuntu witwa Manowa nawe yumvise iby'umugore we umugore we yasuwe na marayika ngo yari ingumba aza kumubwira ngo azabyara amaye ngo hari umuntu waje umugore abibwiye umugabo atariko atuzi ko hano narindiho nikorera uturimo hanyuma umuntu araza arambwira ngo zabyara nuko arambwira ngo zabyara ati kandi umwana azaba umwana ukomeye hari uko dukwiye kumugenza kuko umugabo atarahari urumva ntago yarahari ntawe uzaho yarari wenda aho yarani ho Toma yarari nuko arangije umugabo nawe aravuga ati ariko uwo muntu yavuganye nawe ati rero umubwire yongera agaruke mu bice 8 ngo noneho umuntu witwa Nowa wenyine ngo aringinga ngo aravuga ati rero wa muntu mwavuganye niyongera agaruke ariko aravuga ngo yongera agaruke ngo atwigishe uko tugomba gufata uwo mwana ndagira ngo Uwiteka yongere agaruke ku buzima bwawe ariko akwigisha uburyo ukwiye kuba uri umunyamugisha kandi ukunda Imana atwigisha ukuntu dukwiye gufata uwo mwana we rero Imana yigeze kugarukaho ariko ubu bwikugarutseho izanye ibintu bifatika ariko Imana ikwigishe n'uburyo ukwiye kuzitwara muri uwo mugisha w'Imana muhaguruke dusenga Imana komera Imana amashyi menshi ikwigisha uburyo uzabigenza haguruka yongere kugaruke ahari warirwaniriye usaba Imana imbabazi uvuga ati rero uriya nagiye mu bintu byo gucuruza imyenda ntakubajije nagiye muri biriya bintu ntakubajije rwose
umbabarire pe, narijyanye njyana ibintu by'uko iwacu twacuruje, njyana ibintu by'uko nize cyane, nabonye ntacyo byamariye, none naranacogoye. Uwiteka umbabarire, Uwiteka ungarukeho, wongere ungarukeho, kuko wigeze unsura ndakubona, n'uwongere ugaruke. Uwiteka agaruke atwigisha uko dukwiye no kugenza umugisha yaduhaye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni itabaza. Ndakwinginze Mana, iri jambo ryawe ritanga impinduka ku muntu wese warucogoye, ku muntu wese wumvaga yabuze uko abigenza, ku muntu wese waba yaragiye kwirwanirira. Reka databuja Mwami, ubanze utweze udutunganye aho twagiye twiganirira tutakubajije, utajyanye natwe. Ndabizi ko iyo utajyanye natwe tubihomberamo, ariko uyu munsi duciye bugufi ngo tubabarire aho twirwaniriye. Ariko turagusabye Mwami, nguze nk'umubyeyi wacu, utwigishe, utugire inama y'uko dukwiye gukora, ariko tugarukeho, uduhe umugisha. Turobe izo fi kandi nyinshi, tubone umugisha mwinshi, ariko umugisha tuzabona ntuzadukure mu nzu yawe. Umugisha tuzabona uzagira umumaro mu nzu yawe. Umugisha tuzabona tuzawuraga abana bacu n'abuzukuru. Umugisha tuzabona Mwami Imana, ukureho ibyo batubonagaho Mwami, uduhindure amateka, utugarukeho kandi utwigishe, udukomeze, kugira ngo tuzagere no muri kiriya gihugu cyo mu ijuru tuguwe neza, kuko ari isezerano. Urakoze Mwami, urakoze Data, urakoze kutubabari, urakoze kutugarutseho, urakoze kuje gukora, urakoze kuje gukora. Ushimwe ngo mu minsi 40 ngo wagenda gukora ibimenyetso byinshi. Reka muri iyi minsi Mana natwe utugarukeho, ukora ibimenyetso n'ibitangaza muri twe. Haleluya. Ngo Yohana amaze kubibona aravuga ngo ni Umwami Yesu. Reka ugire icyo ukora, ukiremo gikomeze. Abazatubona, abazabona ibyo wakoze, bazavuga ngo ni Yesu wabikoze. Bizakwitirirwe. Natwe duciye bugufi ngo imbaraga zawe arizo zigaragara. Yesu Kristo uko wari kera n'uyu munsi ni kuri. Ngwino tugarukeho, ngwino ugaruke ku itorero ryawe, ngwino ugaruke ku bana bawe, ngwino ugaruke ku basore n'inkumi Mwami bashake, ngwino ugaruke ku miryango Mwami ifite amakimbirane. Haba amahoro, kuko isezerano ryawe ni amahoro. Ngwino ugaruke, ngwino ugaruke, ngwino ugaruke ukiza amakimbirane. Ngwino ugaruke, ngwino ugaruke tukubone bundi bushya. Ngwino ugaruke utanga umugisha Mwami. Wabeza harabore hayi. Urakoze, urakoze Mwami, urakoze kubikoze. Dusenze dutyo tugushimira kandi twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwicare gatoya, reka nsabe umuntu wumva ashaka gukizwa azamura ibiganza. Umuntu wumva ashaka gukizwa, yumvaga ari kure y'Imana, ashaka gukizwa, azamura ibiganza. Yaba hari? Yaba hari? Niba hari anahaguruka. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Reka nsabe umushumba mukuru aze agira icyo abwira ubwoko bw'Imana anasoza. Dukomere Imana yacu amashyi menshi.